kutubwira nabi n'ama message ari kunyandikira ibintu bidashoboka. Noneho abakoziki arambwiye ngo ima konte yawe ndagushiremo amafaranga kugumumamagara kubera utudufaranga sinzi bike. Ambya mani ni service watugiye kuri gutwara amafaranga uyashikane hariya. Ambya okay nta kibazo byashire muri konte yanjye mbamuhereje konte ashiramo 500 € gusa. Ambya no se ndi mafaranga ari hemani urasubiye kandi bya bintu byawe ukoresha amafaranga atarayawe. Oya ngo nukamvugisha ngo kubera amafaranga udufaranga duke ngo ejo nzajya kuyadeposa. Icyumweru yabahaci icyumweru après une semaine d'imindasura muhamaganda mugira ya 500 isigaye irihe. Tipe mwana mukansuzugure kubera udufaranga hejuru udufaranga no mubona ko ngo ejo nzajya kuyadeposa. Ndamuye nomero y'umutipe ajya kudeposa nibaza ko agiye kudeposa 500 yose abadepoje 300 hasigara 200. Anga no mana aho bigeze utangiye kudekona iyo ngeso yawe ndamaze kwirambirwa. C'est trop, c'est abusé. Ayo mafaranga yanjye asigaye 200 ndashaka yuko uyashira muri konti uyasubize yo directement. Niba utafite cash ngo yanga urabona nta mafaranga afite ngo nasanze muri konti ngo nari mfite ideni ya facture ngo bahita barayavanaho niyo mama. Ahubwo none se umugabo muzima na 200 irugira muri konti man. Subiza ayo mafaranga ako gasuzugura mfite niko twapfuye nta kindi. Urumva noneho Karen ko ari udufaranga twiwe yikorera ndamubwira ni Iva nagarasubiza amafaranga aravuga ni reka basi tugerageze tuvugane n'umugore we Marina. Karen arahamagara Marina amubaza niba yavugana na Iva kugira amafaranga ayatange cyangwa ashire muri konti asigaye 200 nagara amafaranga menshi. Ahamagara Marina yatubaza ngo urinda mubya ni Karen wahenga umugore wa Fisto. Ngo Fisto ninde? Naratangara Fisto ninde? Iva amaze ibyumweru bibiri mu rugo tuvugana nawe tuvugana buri munsi none usigaye tubaza ngo Fisto ninde ngo nani ninde. Aho ngaho ahitara kupa telefone Iva baranweje message ambwira ngo man ngo urimbwa sinzi biki n'ibiki ngo ibintu byose naho ngo nabo bishizemo abagore. Nta nubwo namusubije. Twese tuvugana agasuzuguraho kageze c'est trop. Ngeretse madame aravuga no aho bigeze no. Twakoresheje umutima mwiza tuyivugana en privé tubona ko umutipe atari il entre dans le manque de respect. Karen niyo yahise decide kwandika ibyo yandika. Navuze ni ndewe ntago ndi bwandike cyari cyo cyose icyo namubwiye gusa we nugera Bruxelles niba atarakagura umuntu azakuvuna uzabona kandi ntamagaye na famille yose bose ndababwira bahita bambwira ngo Iva fitanye ibibazo n'abantu bose. Hari n'umukobwa yitwa Mayito w'umu ex we nawe yamuriye $2000. Uyu mukobwa yahise ari postinga ibyo Karen yari postinze ya postinze. Nuva niba nkumvisha neza nuva ngo niba numvisha neza problem iri kuri design na ya 2000 € yanjye atagiza kuzanyishura. Era mwamutangiye kampani iriya namutangiye kampani kugira amusore muri prison. Iya namusabaga ayishure basi na 5 €. Umutipa akajya nshenga urabona sinzi biki il a même manqué de respect à ma mère. Ibyo byose ebana nagera Belgique niba hari umuntu ari bumuhe message je sinashatse kumwandikira na pepe ariko umuntu azamuvuna akaguru. Oya mnango uzayivuga gushikirize kabisa. So okay Fisto merci ariko ndikumva ikibazo cya design hari uburyo cyarangira bitabanje kugusakuza deja kumva ikibazo nage bro. Urambwira ufite nomero yawe reka mwohereze message urebe ukuntu ari kunuka ngo ndingegera ngo ndiki mpereze izo message nagari kubera ngo design yo gusa. Ikibazo naguru kumva hariho na 2000 € na 2000 € yama yamubyibuke nikinambaza muri icyo ngicyo nuko il a manqué de respect kuri mama wanje kandi naramufashije kugira nasohoke muri prison. Urumva amafaranga 2000 € natanu yamaye none yasohotse ambwira merci na brother we yambwiye merci ku by'umwakoze ariko ubu ngubu yanyandike message arambwira ngo no ngo sinibaza ko n'amafaranga 2000 € ngo wayatanze ngo je veux me renseigner kugira numve ko wayatanze. Ubu ngubu niyo yumva ko agiye kwiransenya ubu ngubu hace niba ari imyaka 4 niba ari 5. Mpereza izo message ariko kwandikira s'il te plaît. Message ndazikohereza zose ngugire screenshot ndazikohereza. Okay merci beaucoup. Urebe impamvu ugenda kurakara nagari hejuru ya 200 €. Nukuntu ari ku manque de respect anduka ngo ndingegera ngo ndumutsindi ngo je ngo ndumuskama ngira ndamuskama ngo kugira ngo ndamurya amafaranga atagira na 200 € muri konte man.
hari evidence mumwohereza ayo mafaranga se? uvuze hari preuve mwohereza ayo mafaranga mumwohereza iyo miliyoni ndayifise preuve. hanyuma hari na ntuza mumuhereza nani yishyura izo wisayiro zari zisigaye urya zishyuyemo yo 500 euro niyo mfite gusa. hanyuma iyo 300 euro yayohereje he? iyo 300 euro yagikwitanga mu maboko na kimwe gina mubesha wenyine arabiza ari no kubyandika no kuri message mbabarira ubizi hejuru ya desa niyo mpamvu washira induru ntago ari dutu kugushira kubera byose ndabikohereza. merci beaucoup tonton. ariko ce qui est sûr kandi ni buri bimushikirize uzabimubwire nagera bisi aya atabisiki ntugire iyo tabisikiga iyo bisi tapita gauche droite na message namwandikiye na kindi nasuye kumusubiza. ariko pour son manque de respect il a manqué de respect kuri mama wanjye ndamwihorera noneho nagezeho manque de respect. umutipe yaraje harya agenda muryamika mu rugo pendant 2 semaines ndamurisha atanagira man. Sasa manque de respect. wirakara byashaka kuntu birangira na zira desa rero azishyura nturakare ni voisin umuturanyi n'umuvandimwe n'umuvandimwe namufashije mu bintu byinshi je nta kintu na kimwe arigera afasha mu buzima nta n'umushuti yaranasigaranye. hanyuma uvuga nari munsi y'umushuti kuko nahanda kuvuze ngo Marina we yabihakanye yarasanzwe abazi nk'inshuti z'umugabo we. aratuzi neza Marina aratuzi neza ko twama turi kuvugana bien. ntabwo na nimero zengira ko n'umugore wa brother sibyo. ni nkuko na Ivan adashaka kugira nomero z'umugore wanjye simbona icyo bavugana sibyo. ariko kumwe nyene bajya bari kuvugana ebana nashikiye kwa Fiston agahamagara kuri video Fiston bite ni sawa tumaze no kubona tumaze no gusangira. ariko madame wanjye ntabwo barigira babonana. nande na Marina ntabwo barigira babona ariko baraziranye kuri video kumwe nyene iba bari mu rugo. agahita ahamagara kuri video ndi kuba Fiston ibintu nk'ibyo kuko akirangiza gusa kuvugana na madame iba yahise anyohereza message directement. Merci tonton, ubarikiwe sana. Nitumie zile message. Sawa kaka tucheti. Kadushira makaririmbo kaiva. Godfather atarasha makaririmbo nakubaza kabaza ibintu byise neza. Kuri message twasomaga umudamu wanditse ra message. None twumvise uvuga ari umugabo uriya mudamu n'uyu mugabo cyangwa n'injye utabyumva. uriya mudamu n'uyu mugabo kandi abisobanuye. uriya mudamu n'uyu mugabo so